Hello guys, hello my people. Ndabasuje mwese inshuti za Rukunda TV show. Uyu munsi nongeye nagarutse ariko uyu munsi naje mu yindi shusho mutari mumenyereye muri baza ngo bimeze bite uyu munsi wa none. Mbanje kubashimira mwe mudahwema kudukurikirana 5 kuri 5. Ndabashimiye mwego mwakoze subscribe, like, share ndetse na comment. Ndabashimiye mwego muza mudupostingira ibiganiro. Imana yo mwinjije baheze umugisha. Ndashimiye buri wese ahatuye, nshimiye abatuye muri Amerika, Canada, Australia, Congo, mu gihugu cyatubyaye, mu Bugande, mu Rwanda, mu Burundi. Mwese ahantu mutuye ndabashimiye. By'umwihariko ndashimira abatuye Kenya. Abantu mutuye muri Kenya muri abantu beza cyane. Abantu mutuye muri Kenya murasupportingana, abantu mutuye muri Kenya murashigikirana mu buryo bwose bushoboka. Imana yo mwinjije umugisha. Nzanya uploading ikiganiro mukagishira kuri stati muri benshi, ndabasuje mwebwe inshuti zanje. Nawe utaradushigikira. Guys, tugize iminsi tubivuga. Mudushigikire mukore subscribe, like, share ndetse na comment. Muzaba mudushigikiye, support ya buri wese irakenewe. Nukuri muri abantu beza, muri abagaciro. Nima mfite ongeze kuri ubu ni mwebwe. Mfite team nziza cyane Rukunda TV show, ndabasuje mwese aho muri. Nawe wifuza kutugana, wifuza ko umwe mu muryango wa Rukunda TV show uvuge tukwadinga, dufite urubuga rw'abafana, urubuga rwiza ruryoshye cyane. Bangira inama nyinshi nanjye nkababwira ibyo nshaka gukora bakanshigikira. Muri abantu bagaciro muri ntagereranwa. Uwagira abantu b'inshuti yagira inshuti za Rukunda TV show, muri abantu beza cyane. Rero uyu munsi nongeye nagarutse. Guys, kiganiro cyane muze kucitega. Gifite imbaraga nyinshi cyane, muze kucitega turazubwanamwe ibintu byinshi cyane byakubaka. None tuzatuganira byinshi, ndabashimiye ku rukundo mwanyeretse. Narabwiye ngo YouTube hariyo abantu bayiboneye inshuti nyinshi cyane. Nyabonye inshuti, nabonye abavandimwe nungutse. Abantu benshi twari tuziranye, ndi mu kugira gutya ngo abantu muntaranyandikiye ngo se ni wewe Rukunda TV show. Kavuga ngo ninjye akavuga ngo nukuri ndagukunda. Gukundwa ni byiza cyane. Nkuko umuntu wagize ikibazo mu buzima n'utaragize inshuti, ariko nimba ufite inshuti mu buzima uzubona ko ukomeye. Ntawogera kuri batamufasha ukuboko. Ntawogera kuri adafite abamushigikiye n'abamuzamuye. Nimba warazamutse uzawita kuzamura abandi kugira ngo ubereke ko nawe bagufashije, nawe ugira bufasha. Uyu munsi rero nje kubabwira ku bintu bigize iminsi biba hano, cyangwa se ibintu byanesheje. Wofunga ino video bwa mbere ari bukimbona, amazina yanje banyita Umutoni wa se Gentille. Ndi umugore, ndubatse, mfite umutware n'abana babiri. Ndi umukobwa w'abagunga mu nzu y'abadinzi, nka mukazana w'abongera. Kunda kuvuga cyane ko nkunda bongera n'abantu beza cyane. Hello. Ikiganiro giherutse nababwiye ukuntu nkunda bongera, reka nongere mbivugeho. Abongera n'abantu beza bazashigikirana, bakunda abagore babo, barabatetesha. Nuzoza mvu Mungu w'umwongera arakuvugisha, niko nababwiye uza wemera utaramenya ibindi nyuma. Ko murumva nukuri twaranyuzwe, nimba mubona tumeze neza, dusa neza, turabikesha abongera. Ariko ni wacu ntiboroshe, ariko kandi ikiganiro cyane none mucitege kirazogira umutwe munini. Reka tubanze twihungize ko turumva biraza kugira umutwe munini cyane. Ikintu gitumye ntera gatebe aya masaha, nimba bukengwaye mwaramutse, nimba bwije ngwaye mwiriwe bitewe n'ibihugu urimwo. Nje kuvuga ku makuru, ayo makuru aratangaje. Nje kuvuga ku makuru y'ikiguruguru. Ikiguruguru mwe mwatujagaraje ko ndumva nategere ikiganiro cyanyu cyo kuvuga ngo amadolari namanumva ndajagaraye. Nukuri reka mande mbashimire, muri abana beza. Hari abandi baza bagenda baba monetize ntibabivuge, bakagenda bakabihisha, wazubabaza yeme mwatugiriye inama uko ibintu bimeze, bakabangwa yiwewe ngo birabintu se ngo uzoga subscribe ngo amasango wo yuzuza. Ariko ikiguruguru mwama muza muratubwira ngo mutubwira ibintu Imana yakoze, muraturirimbira yeme
narakirebye namandara mpagaze nkaza nama kandi sinagaze kubwo umutima mubi naravuze ngo ese ikiguruguruka bwo kigitangira kikaba cyazamutse kuri urugwego nje ngomba gukora ikiraje kuvuga ngo nzamuke ndashimira Imana yabashoboje mwabantu bino bintu za social media ntago byoroshe nubona mugenzi wawe ageze ahagera uzamushigikire kandi Imana buri kunda abantu bashigikirana nushigikira mugenzi wawe kwishimira ibyiza bya mugenzi wawe nawe Imana izagusapotinga ikiguruguru narishimye mwashoye imbaraga abantu bazabona gusa twicaye hano bazagera ngo ni imikino hari nabazaga ngo siku mwagiye mu biki ibi bintu turashora dushora nk'amafaranga utanga umwanya wawe mwabantu ntago byoroshe rero ibonye mugenzi wawe ageze kuri rantambwe ugomba kwishima ikiguruguru ni ukuri nishimiye intsinzi yanyu kuba mutararuhiwe ubusa kuba Imana yarabagiriye neza ikabatera iteka mukaba mwarageze kuri rantambwe nukuri nateye na commentaire ndavuga ati Imana ishingwegeje hano hantu kuko mu kiganiro kimwe nakoze narabwiye ngo abantu bazategana iminsi umuntu akavuga ngo ntaho uzageranga ibintu bimwe mu ruhongo biki nabiki ariko mwabonye ukuntu ikiguruguru mwese batarareba ikiguruguru mugende murebe baravuze ngo ifaranga za YouTube ziraryoshe zimeze neza bitere n'imbaraga ndange mutarafungura natwe twafunguye bitwongeremo imbaraga ndi mu bantu bazakora ibiganiro gakeya ariko nabonye ikiganiro cy'ikiguruguru bavuga ukuntu bitanze bavuga challenge nama numva naje ngomba kongeramo imbaraga kugeza naje umunsi Imana izangira neza bafana banje umunsi nzagira Imana nkabona naje Imana allo kabona naje zirafaranga ndazibonye je narababwiye ngo arabonabwiye ba mu rubuga rwanje rw'abafana ndabaga ati nzabasohokana nzagenda twenjoyinge kuko naho nagera tutari kumwe namwe muzamumfasha muri abantu beza muzamunshigikira muzamungira inama ntabyo nza nkora mutashize mu kuboko kwanyu abantu bazi gusa ngo gushigikira no gutanga ifaranga ntabwo kunshigikira ariko bompeza ifaranga hari udafite ifaranga nuzimpaye sinozanga ariko nutazifite basishira ikiganiro kuri stati ugisharing ugeze inshuti zawe mu byukuri naratangaye hari umuntu uzamukubwira ngo ngewe ngo buri kutanze ikiganiro ngo zanama ngiposting kandi uwo muntu tutuziranye ariko ugasanga bajya muziranye inshuti abavandimwe ngo ntibabyumva mwabantu nta kintu mvuze kiguruguru nishimiye intsinzi yanyu kandi namwe mugane muzamure barumuna banyu babazamuka nimba Imana yabagiriye neza nimwe bantu mufunguye vuba ariko nimwe bantu kandi muwe monetize vuba mutubwire ibanga mwakoresheje mutubwire ukuntu byageze mutwereke inzira mudutoze nga barumuna banyu twaje tubasanga mu byukuri ndoreka no gushimira abantu bazashigikirana ndashimira The Beauty bazadushigikira bakatugira inama muri abantu b'agaciro sinareka kubashimira kubera ko hari nk'igihe uzabona ibintu byagucanze ukaba kwandikira Queen canke Yarine ukabaza ukuntu ibintu bimeze ukabaza nti sa ahantu ngire gute ugasanga baragufashije ni ukuri muri abantu beza kandi kubera gushigikirana kwanyu niyo mpamvu Imana ibagejeje kure mboneraho no kubashimira igikorwa muherutse gukora cyo gusura abagore b'abatabazi ni ukuri mwagize neza ntago ari mwe mufite amafaranga ya mirenge ntago ari mwe mufite byinshi ariko umutima mwiza mwagize wo gushigikira abagore b'abatabazi Imana yamwinje baheze umugisha aho mwako Imana izahongere kandi n'undi mukomeze n'abandi mbone no kugira abandi banyamakuru mugenda mukabana amafaranga mukarinjoyinga mwenyine mukayajya mwenyine muzamujya mwibuke n'abandi nugira Imana ikakuzamurika gushira mu ntera uzoyibuka abandi wasize inyuma abagore babagwana shaka mwafashije Imana ibaheze umugisha n'abandi bataribo hari imfubyi zarabapfakazi muzagende mubafashe mubagereho n'abandi simwe mwenyine mbwiye n'abandi ibindi binyamakuru byose muzagico muhindura nimba muri kuri media muzavuganira ubwoko muzakorera ubwoko kugira ngo tuzakomeze dutere imbere nkomeza kubivuga ati abumva igifaransa muzamukivuga abumva icongereza abavuga ikinyarwanda abavuga ikinyamurenge mwese buri wese uri miyumva ijwi ryawe hararyogera nukuri ndashimira The Beauty cyane kubikorwa mwakoze cy'ubutabazi nukuri mwagize neza biriya bintu mwatanze ni byinshi cyane
mboneho no kubwira n'abantu bose si abanyamakuru bonye nimba ufite ikintu ugize ugisangira na mugenzi wawe muri kumwe musangire wenda niyo atari na bene wacu gusa abanyamurenge hari abanyagihugu hano bameze nabi ndashimira bazafashe ya mbere kuja kubasura nabo nimba twaraje hano tugomba kuza twarabereye imbuto nziza tukaberera imbuto tukabereka umuco wo gufashanya umuco wo gushigikirana kuko hari abanyagihugu benshi bamaze kuja mu makanisa yacu cyane cyane nk'ikanisa ry'iwacu duturanye rya Gidurayi ririzi habamwo abantu b'abanyagihugu benshi urumva nimba uberetse ari nk'umunyagihugu twabanaga asengaga muri ririze yarabyuka agasha no gukora amasuku bitewe n'urukundo bamweretse agahita avuga ngo amakanisa y'abakongo ngo ni meza ngo barashigikira nuko mwaberetse urukundo mwabereye imbuto nziza nimuza mwese mukigira nk'abanyagihugu nyine cyangwa mukigira nk'andi moko ngo ntimufashanya ngo ntimugira gute ngo ntawugiteka ari kiganiro no werana dutira bakoze baravuga ngo hano ntiyaba kwaruza nuko uri umuco birashobora ko twawugira natwe birashoboka ngo se woja kwaruza wenda ngo ukaja kwaruza ngo umuntu ngo watetse ngo gideri ngo canga ngo iki uyu muco wogaruka umwe akazateka umuntu yateka inkono y'ibishimba akarura mugenzi we habe n'abanyagihugu tubanye woteka ibyo ukabisarura ntiyo ukanga kubijya uwo ni umuco ni ikintu cyo gufashanya ikintu cyo gufashanya ni ciza cyane ni ciza n'umuco mwiza tugomba kuberera imbuto n'igihe tuzavana igihugu cacu cakize bakazavamwa abakongo iminsi bamaze hano batubereye mugisha batugiriye neza ikanisa ryacu dusengamo rya wade ndashimiye abashumba bacu hari igihe bazabaza bakatubwira ngo bifuza ko dutanga imyambaro cyangwa se imyenda kuje gufasha abantu batishoboye abantu bavuga ngo ubwira ngo muje mu ikanisa bakavuga nti kuje mu ikanisa si ikibazo ko ta myambaro dufite sinchuri imwe zibiri batangishije imyenda kuvuga ngo baje gufasha abantu uwo ni umuco mwiza zo ni imbuto nziza n'abandi mwumvireho hari abantu bazagira imyenda imwe imyenda ugasanga imyenda imwe kirapfa nabi imbeba zikayirira mu mavarize allo nyatonganya ariko mwihangane iri ni ifuhe ibagita ifuhe nufasha mugenzi wawe byibuze ndababwira ati umugenzi wateye imbere niyagira umunyagihugu umuzaki tukaje mu ikanisa akambara umwenda wawe azavanga n'ubwoko twabanaga kuko gati dufite gutura mu gihugu c'ubuhunzi dufite gutura mu mahanga tuzataha ese nidutabaza twibukira kuki uzatwibukira ku mirimo myiza twakoze nitubereye imbuto mbi ntaco bazadusoromaho ariko hari nk'ibintu byinshi abanyagihugu hano bagiye badusoroma ibintu byinshi hari umuntu umunyagihugu wigeze kumbwira ngo azatangazwa n'abakongo ngo uzamubona nk'umugabo wa mugenzi wawe ngo araje ngo mucumbire tukagatwe n'umuco nimba umuturanye wawe mutari kumwe wenda agasanga nka madamu wa dara kuvuga ati nyari ikintu ncumbire ibo bakama batangara cyane ngo twebwe ngo yeye ngo umugabo ngo ntibaje kurya ngo mu rugo rw'abandi ibyo bintu murumva ari byiza uwo muco twobahinduraho bakatwerera bakadusoroma tuzo dukora ibintu badusoromeho imbuto hari ikindi gikorwa ciza ngiye kuvugaho uyu munsi muri hangana ndavuga ku bantu umuntu nakora ibyiza abishimigwe ejo bundi twagize gutya kuri wa gatandatu tubona Nyamwiza musaza we akoze ubukwe Nyamwiza Amasimba azirikana neza ya mama we niyo mukobwa nabonye utanga inka sinzi ko wenda ibyo bintu bihaba ariko nabonye heza papa w'inka azirikana agaciro ka papa we mama we bamuhaye ibitenge nimba ari 7 niba ntibeshe yazirikanye neza uri abavyeyi b'abagore n'abavyeyi twese tuvuga ati mana uzamfashe ngera nshingira abana banje kugira ngo byibuze bike nabakoreye bo bazarenzeho kandi buri muvyeyi wese warasabira umwana we ngo azagere kure Nyamwiza kira kintu wakoze cyo guheza mama wawe zirampano mwese n'umuryango wanyu mwagize neza mwazirikanye ibikorwa mama wawe yakoze n'abandi mwese hari abantu uzumva bagakira umushumba mudaheranwa ngunda kubavuga cyane ngunda kuvuga gapapa ngavuga na mudaheranwa ndabakunda cyane yaravuze ngo kamusanga nk'umuhungu ari hanze karagurira umukobwa batarabana imodoka mama we wenda ari muri Nyakatsi ugasanga karagukorera umufiyanse umugore wo umufiyanse karamukorera ibintu byinshi atarakorera abavyeyi be byo ugasanga umwana w'umukobwa arigize gucya ejo aramwanza aramukatiye ariko ibyo bikorwa bikorera umuvyeyi wawe buri umugisha Nyamwiza bamwatuye uteye ubwoba
guys rero ico nari ngendere kubabwira muzamufashanya umuco wo gufashanya umuco wo gushima ugashimira umuvyeyi wawe nimba ufite icugezeho kigezeho umuvyeyi wawe ivyo bintu ni byiza cyane ni byiza cyane ikiganiro cya none cyari kirimo ibintu byinshi nifuzaga kubasangiza narabwiye ko kuri Rukunda TV show nzabazana ubuhamya ndabashimira mwakurikiye muri abuhamya natanze nzazana n'abandi bantu bafite ubuhamya hano hazaba ibikorwa byinshi ntaho turagera mudufate ukuboko mutugeze kure kugira ngo nako tuzagera abo tuzazamura abantu benshi Rukunda TV show za umuryango mugari ukomeye cyane nabwiye nimba wifuza kutujoininga usige nimero zawe cyangwa twandike muri commentaire tugushe mu rubuga rwacu kugira ngo nawe ukomeze ube umwe mu muryango wacu umwe mu iparuwasi yacu wo mu Kristo wacu komeje kubashimira nje mfite abantu baba Kristo cyangwa se akuya karabaye twavuze ibintu byinshi muri hangana gose twavuze ibintu byinshi ariko niko bikwiriye kumera narababwiye ngo YouTube abantu benshi bahakiriye imitima bitavujijwe ko hari abakomerekeye wa muntu we uzuza gukomeretsa undi muntu nimba waruza kantu kabi kakera wabona umuntu wari kuri medu ngo uriya muntu ngo ndamuhanyina ivyo bintu ari mwe mu mico yacu ari bintu mwe turi mu kuvuga bitavuzwe kuva kera umuco wo kwandagazanya uko murashaka ama views ntaga ari wo mugenzi wawe nakora ikintu kibuzagenda umurebe mu gikari umubwire ati muvandimwe hari ahantu ntago wagize neza reke kuza kumwandagaza kuri media abandi bantu bagira imyumvire ngo abagore baje kuri media ngo nibirara ntaga ari byo iyo myumvire yarashaje iyo myumvire yarashize ubu nyine abagore twege nk'abantu batuye muri Kenya wenda abantu batahabaye abagabo bazibirirwa bazunguruka n'ibikapo abagabo bazibirirwa muri za kinyozi bogusha imisatsi bagira gute hariko uragira ngo uhagutse ukajya gufasha umugabo wawe ni bibi ntaga ari bibi abagore duhaguruke tujijuke dukore ibintu abagabo bokora umugabo naza kuri media akabona ko izamuvira nk'umugati nawe mugore urinzi ki waje ugafungura YouTube tugakomeza twese mwabagore mwitonde maze mpembwe Hello nimara guhema ari muzaza kubabwira unzaza kweza umuco neza w'ibino bintu ubu nyine ntaragera ku biceri wenda sinababwira ngo mbiyemereho wenda ukundi ariko nimubona ntangiye guhembwa nzabwira ukuri kose kwibibera kuri no mihanda gusa uzayize ufite ibyo ugiye kubwira abantu nuza ufite gahunda yo gusebanya nawe bazagusebya ariko nuza uvuga ibintu byubaka nawe bazagushigikira muza hano tuvuge nge narabwiye hano hazaba amagame menshi gusa kuri ubu ngubu ndacabanje ngo mvuge ibiri ku mutima zabo kiri ku mutima gisesekera ku muntu hari nk'abantu uzubona bakora ibiganiro byo gusebanya kandi si byiza mu muco wacu turi abantu bakundana abanyamurenge tugira ubumwe ntuzobabwira ngo abanyamurenge tugira ubumwe azabababesha abanyamurenge tugira ubumwe muzarebe imfubyi tuza turera zitaza zibura ikintu muri abapfakazi tuza twambika murebe abantu tubeshejeho abanyamurenge tugira ubumwe umuntu uzazana amacakuri mu banyamurenge turamubujije turamwamaganye kandi tuzamwamaganire kure abanyamurenge turi abantu beza abanyamurenge turashigikirana turanafashanya rero guys narinje hano mfite amashimwe yo kwishimira ibintu byabaye kiguruguru nabibabwiye nukuri mukomereza ntimucike intege mukomeze mubare amadolari menshi turabibifuriza nkuko bino bintu biragoye umuntu wenda abishoje ntashageze uzomubabaza ariko mwe mwabonye ico mwagezeho kandi muzakizaza umusaruro ndabashimye mwe mwakurikiranye kino kiganiro cacu ndabashimye mwe mukomeje kudukurikirana umunsi ku wundi nundi urukumwe bwanyu ruzagume kuri Rukunda TV show muzakomeza mudushigikire inama zanyu gusa abantu batanga inama zo gucana intege ndababujije zo nama zanyu muzigumane muza mudutera imbaraga kuriya umuntu yo mumubwiye ngo karabikora neza nibwo azagira courage nyinshi cyane ariko umuntu yo mumubwiye ngo bira bintu wagiyemo hari nk'abantu mperutse kumva baza bambagera nyine babambwira challenge bahuye nazo ngo ari umuntu wababwiye ngo mwege ko ndabona ntaho muzagera ukamukomesha ukamugatabazi mu bashye kabisa tuzagera kure ico twaharaniye tuzakigeraho kandi turabizi ko buriya ntaho twemera ntaho turagera ariko nitumara kugira ico tugezeho ndabizi ko muzatwemera ndabizi ko muzabona ko izo twajemwo bizabidufitiye umumaro
ndabashimiye mwese mwakurikiranye ino video, mukomeze mudukunde, mukomeze mudushigikire, subscribe, like, share na comment. Ubundi ibiganiro byacu nakagaruka kandi ngiye kubazana ibiganiro nukuvuga ngo nongerewe izindi mbaraga kuko nabonye bagenzi banje bafunguye ejo bundi nimba bageze kubyiza naje why not ntakongera mu rutege, ngiye gushira mu rutege nzaza mbagezaho episode to episode. Ndabashimiye mwese, ubundi ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao.